rero Kazungu yaseka akabwira umucamanza ngo rinda izamu ryawe umupira ntugucike akantu ko kwicuza nta kubonamo kuriya guseka kwe nta ko kwicuza ubonamo nta nyigisho bisiga ariko nubwo imbere y'umucamanza avuga ati ndashaka kuburanira mu muhezo kugira ngo ibyo nakoze hatagira abazabyigana ariko nabyo ntabwo ubona ko harimo umutima wo kumva umuhezo ashobora kuwushaka byo kugira ngo atanga amakuru atazamenyekana yaravuze ati sishaka ko bijya mu itangazamakuru nabyo ntabwo ari impuhwe afitiye abanyarwanda basigaye batariwe ni impuhwe yaba afitiye ubwe n'itsinda baba bakorana adashaka ko bijya hanze guhisha gusaba umuhezo kwa Kazungu oya none usibye no kureba mu rukiko ngo babonye amazina kuri iyi saha ubundi parike yagombye kugeza iriya dosiye imbere y'umucamanza ni waba havuka n'igitanda yaryamyeho bakibonye niko bimeze ko muri vetting ise bikora uri gusaba akazi kukizo mbaraga kukizakorwa ku muntu uri gusaba akazi wagaragaje ubunyangamugayo agatsinda ibizami utazikora ku muntu w'umunyacyaha 14 ugaseka ugaseka kandi umwana nyara ku buriri agasohoka ameze gutya afite ubwoba bw'ababyeyi ari ukunyara ku buriri gusa amatora bazayanika uwishe 14 uracyaseka no Kazoza ntago nza aho ari sinamuzi ariko icyo nzi cyo nawe ntago yamera nka Kazungu waseke nzi ko Kazoza umushyize imbere y'abantu ukamubwira uti uremera ko uri umutware w'abakono nibaza ko yahita bihakana kuko aho bimugeze yaba hazi none bigeze naho umucamanza nyuma y'iminsi 30 yagumye kubaza umushiracyaha ngo mu minsi 30 wabonye iki gishya yakibura akaburanisha none se umuntu aragenda akamara iminsi 30 renouvelable inshuro 6 umushiracyaha wasabye za tarani akaza nta kintu gishya azanye muri dossier bibaye justice mon cher bibaye justice amweke wenda parike nayo yabifite amategeko ayirengera asobanura ati wenda twarabivuze turakomeza ese ukomeza gushaka icyo wabuze kugeza ryari mu gihe haba ari umuntu uri kuborera muri gereza kandi principe ari ukuvuga ko umuntu aburana ari libre ataburana afunzwe niba wakibuze waje ukabwira umucamanza uti rucuhereye kubyo naguhaye ariko uragenda umara amezi 3 nugarukuza n'ubusa habaye justice right JALAS official TV turabasuhuje twongeye kubifuriza ibihe byiza muri Imana bane namwe aho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi twicaye muri Urban City Blue ahantu heza cyane hano mu Kiyovu ngira ngo muri kubona adresse zaho abakeneye kwamenya mushobora kubireba kuri icyo cyapa muri kubona mu mashusho mukaba mwahatemberera ahantu ngushimiye hari view nziza cyane ureba umujyi haryoshye cyane kabisa ndi kumwe na mugenzi wacu witegeye imisozi ya Bumbogo ya Nduba ya Jari nazo ko ndabona umuntu ayibona mu Kigali buyiteye ibitugu yarura mahari ya bitarebero ni ureba hose kabisa abani rwose umuntu wahisemo iki kibanza sawa cyane mu mahumbezi na service nziza kandi abantu mukunda amafoto ya panorama yandi afata hose convention uyireba mu bwonko rwose naho ngaho ahantu heza cyane so rero niho tugiye kuganira na mugenzi wacu Karegeya Omar Jean Baptiste dukunze kubana mu bihe bitandukanye dusesengura ku nkuru zigiye zitandukanye tutera imetero mugani we kugira ngo turebe uko biba byifashe dutanga n'ibitekerezo ku biba biri kuvugwa hanze hangaha so Karegeya ndakwakiriye umeze ute ahandi ndaho bisanzwe rwose nta birenze ubuzima burakomeza yego mu bibazo dufite bagenzi bacu abanyamakuru babiri bagize ibyago Kagahe Jean yapfushije umwana kandi umwana yaguye hanze umusore Kagahe ni umunyamakuru ngewe twanakoranye henshi na Renaissance twayikoranyeho ni umunyamuryango wa Pax Press umuryango wacu urumva rero ni ikibazo hanyuma na Ines nyina w'umuntu nawe yapfushije umuvandimwe yego we barashyingura no munsi saa 8 umurambo w'umwana wa Kagahe we ntaraza mu buzima ndashimwe ni ukunda kuvuga ngo iminsi yose ibamo ibyiza n'ibibi rwose biba bivanze ariko ikitwa ubuzima nyine n'urwo ruvangitirane niko bimeze n'urwo ruvangitirane ntabwo wamara icyumweru ibintu byose ari uguseka ari ukwishima nguko
ubu rero nibwo buzima ibindi byo ni ibisanzwe ubuzima bwa hano i Kigali itangira ry'amashuri ubukene bw'ababyeyi izamuka ry'ibiciro ibyo byose tubibanamo nicyo bita ubuzima ni ukwakira natire cyangwa se kugendana n'ibiriho ubundi ukihangana ubwo twihanganishe nyine n'abandi baba bafite situation zimeze nk'izo abafite abantu babo bafunze abafite abantu babo barwaye ntabwo ari ibintu byoroshye izo situation ziragora cyane n'ababuze ababo mukomeze kwihangana so rero Karegeya nifuje ko tuganira kubera ko twagize igihe kiri tuganira kuri case y'uwitwa Kazungu Deni ndavuga nti reka twongere tugire icyo tuganiraho gito kubera ko ku munsi w'ejo yasomewe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo ndetse urukiko rwanzura ko agomba kuba afunze ariko kuri iyi nshuro ndashaka ko tuganira ku myitwarire y'uyu mugabo Kazungu bari kubona mu mashusho imyitwarire yatunguye benshi imyitwarire yibajijweho na benshi buryo abaseka buryo Kazungu mbese ameze sinzi niba warateye imetero ntabwo byabura ariko dosiye ya Kazungu iri complexe cyane irimo byinshi bitarashakwa kugaragara imbere y'urukiko kuko bitarajya mu mizi ariko hari ibyo ubona nyine hari ibyo ubona ari uko guseka kwe ari kuriya gushaka sinzi hari geste nabonye muri video ashaka sinzi akabazo yaragiranye n'abapolisi polisi nabo badasanzwe nkongera nkagaruka hari n'umukobwa wavuze harimo byinshi harimo n'umukobwa nabonye witwa Ndera Serine ngo bapangaga ubukwe nawe akavuga amateka uko byagenze ubukwe bwo mu murenge harimo uwo mukobwa navuga ko ngo yabanje kuvuga ko yitwa Mugisha nyuma amubwira ko ari Manzi nyuma amubwira Oswaridi hari n'irindi zina ritari Kazungu nyine aza kuvuga ko yigeze kumusanga aho yari atuye ku Gikondo aza kuvuga ko hari umuntu wabubwiye ati uwo muntu muri kugendana ni ikibazo undi akavuga ati urashaka iki ku mugore wanjye idose ya Kazungu irimo byinshi nk'uriya mukobwa ngewe nkurikije mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema kumva ngo uri gupanga ubukwe utazi aho umuntu atuye umuntu mugapanga noneho iriya video ahantu yafatiwe uriya mukobwa na filme yari yambaye n'uburyo yikoraga n'abantu bari bamukikije ngiye byanteye ikikango mbona atari naturel ibyo ari ibyo uriya mukobwa yavugaga bishobora kuba atari ukuri 100% cyangwa se n'abatari we 100% n'abari iruhande rwe wabonaga atari abantu bafite ukuntu barebaga uko asubiza ngira ngo ninde wamubazagara ngira ngo ni Anje w'umuseke na Theogene uko bamubazaga abari iruhande ntago bari biteye ku buryo asubiza ubonaga ari abantu bari ari nk'abahungu 3 4 5 bari hafi y'uwo mukobwa narebye nkavuga nti saba abantu muri situation bahagaze kare ku buryo nka ya video yabanje yari mu mukece avuga ati umwana wanjye ejo hari n'indi video nabonye umukobwa nguvide imwe n'uwishwe na François n'uwishwe na Kazungu witwa Françoise yego nabonye na papa we ngo bavuka Rurindo yego uriya we yagerageje uriya we ni naturel n'agasatsi ka naturel yabanje kwihagararaho avuga ati ubundi ndabibabwira ngo bimaze iki agenda acururuka Jean Paul nawe mukunze cyane kuko yakoresheje amatekinike arenze amugusha neza uriya Jean Paul yabajije amugusha neza birangira avuze ati mukuru wanjye yarafite abana babiri umuryango niwe warihiraga barumuna banjye niwe warihiraga abana be ibintu nk'ibyo uriya muntu bamugushe neza muri iriya situation kuba tatanga amakuru ntawe bivuga ko yanze itangaza amakuru ariko kuvuga ngo waje mu rubanza rw'umuntu wishe mukuru wawe aramutaba ntimwamenya ntimwashyinguye
uriya mukobwa kugira resistance uriya w'udusatsi naturere w'inzobe kuba yagira resistance imbere y'itangazamakuru no kubabaza ngo murabimaze iki muramuzura donc ariko na Jean Paul akagerageza kumugusha neza kumukaruma kugeza agize icyo avuga nubwo atavuze byinshi. So rero urumva reka ndebera aho ngaho rero kuko situation ya Kazungu ni general nta nubwo iri kuvugwa mu Rwanda gusa n'ahandi. Hari umuntu wanyandikiye ambwira ati ndimo ndihuta ngo itansiga kugira ngo ngere mu rugo isaha y'amakuru ndebe Ibya Kazungu. Icya kabiri wabonye ejo ibitangazamakuru byari bihari ntago noneho Jean Paul yarabivuze icyo mukundira nawe ari yavugiraho yavuze ati bari bazi ko urubanza rukurikiranwa na za YouTube gusa none na RBA yaparitse RFI zirahari BBC ngizo VOA yewe akongeraho harya yinda kora 3D urumva za JALAS ni yazivuze umuseke ariko itangazamakuru ryari rihari bishatse vuga ngo nicyo kikwereka nyine ko ibintu byahindutse. Reba abapolisi bamurinze urebe abanyamakuru bahageze urebe abaturage nabo ncishe buriya nuko nge ntabashije bundi iri ambiance ubwayo ni inkuru. Abo bantu ari abavuga ari abatavuga ari abareba ari abarebera ari aba indorerezi byose abarimo amakuru habarimo amakuru kuko ahantu hari hariya ntuseka nturira nturi mu kazi ntufasha abakarimo harimo ibintu byinshi ubusoma fesho ureba amaso niyo nkubwiye ngo hari abahungu nka batatu bari inyuma y'uriya mukobwa avuga ariko n'umukobwa ubwe wabonaga ubundi uvuga uti iyo ubonye amakuru agutunguye iyo uri kuba ari inkuru yagutunguye hari uburyo uhindura mu maso abantu bakabibona ariko kubera ko yashyizemo filme ariko hari n'ibindi ushobora kubona ngo moto ngo motara arayoba ngo Kazungu amutuka kuri phone ibyo yabisubiyemo kabiri asa naho yamize CD ofete simvuze ko ntesheje agaciro ubuhamya bwe ariko buriya yaba wowe uri gutanga interview yaba wowe uri ruhande reba mu maso yuri kubazwa nibwo ushobora kumenya ngo amakuru atanze afite agaciro kangana gute. Niyo mpamvu rero nshimira uwo Jean Paul yabajije Jean Paul n'uriya yabajije bo ndabashimira ko umukobwa yabanje kwihagararaho nk'umuntu udashaka kuvuga ku rupfu rwa mukuru watahinguye n'ibibazo yasize ku rubanza rw'uwo wishe mukuru we na Jean Paul nawe arirenga bya bindi byo guca hejuru avuga ati no ca bugufi iyoroshye mama ihangane urumva ibyo hari za technique Jean Paul akoresheje vraiment nizo gushima. Hanyuma rero uti Kazungu ni muntu ki nabivuze kuva kera nokura guseka kwe icya mbere kuba yarabwiye umucamanza ngo rindi zamu ryawe uri kuburana ubundi hariya inzitari bakoresha mu butabera baza kuryibuka ariko nuko ndaga kuryitiranya n'irindi ariko ubundi inshingano zo kuburana no guhana habarimo gukosora habarimo no gukanga abasigaye ngo babone ko icyo kintu ari kibi bakirinde. Rero Kazungu yaseka akabwira umucamanza ngo rindi izamu ryawe umupira ntugucike akantu ko kwicuza nta kubonamo kuri guseka kwe nta ko kwicuza ubonamo nta nyigisho bisiga ariko nubwo imbere y'umucamanza avuga ati ndashaka kuburanira mu muhezo kugira ngo ibyo nakoze hatagira abazabyigana ariko nabyo ntabwo ubona ko harimo umutima wo kumva umuheza ashobora kuwushaka byo kugira ngo atanga amakuru atazamenyekana yaravuze ati sishaka ko bijya mu itangazamakuru nabyo ntabwo ari impuhwe afitiye abanyarwanda basigaye batariwe ni impuhwe yaba afitiye ubwe n'itsinda baba bakorana adashaka ko bijya hanze guhisha gusaba umuhezo kwa Kazungu si impuhwe no ntabwo ari impuhwe si impuhwe kuri ntabwo ari impuhwe afitiye ntabwo ari impuhwe ni uburyo bwo kugira ngo kuko icyaha cyabaye konsome ni ukwica yego n'ibyinshi azashinjwa nakubwiye kwica kwambura gusambanya gukata ibice gutaba kurya ibyo byose ni ukugira ngo kandi byose bundi igihano ni burundu si byose igihano niyo yaba umwe wishe ni burundu niyo wamwice kwiripotinga niyo wafashe ubutabera ni burundu ariko we noneho ni 14 muri ubwo buryo muri izo nzira zose ariko yarangiza agaseka yego
nibyo navugaga nyine ko nabanje ikiganiro cya mbere twakoze kuri Kazungu narakubwiye ngo nabanje kujya ku ruhande rwe mvuga ko yaba atari muzima kuko ni victime ni faible ari muri côté faible kuko ari mu maboko ataraye ariko niba yasekeramo abandi baba basuherewe nta undi muntu Moses yarasekagara wowe ntiyanarize ahubwo aha Moses ntiyarize hari umuntu ujya burara amaboko agaseka none se konza umuntu konza twese turi kwibaza konza umuntu wigeze kuburana yari umugore hari umuntu wigeze kuburana bazana ikimenyetso arwara isereri imihango hafi kuza kubetinya no guha icyubahiro aho ari nkunda kubwira abantu ngo ku rukiko si ku rukiniro iriya ntabwo ari inzu umucamanza yamaze kwambara kuriya agakoma hasi sinzi niba hano babigira arakanyunda kubita kugira ngo agarure roturo karume muri sare uriya ntabwo aba akiri umuntu nuvuga ngo nawe uraho rero uzi neza kutegereza erega kera hataraza ubucamanza moderne aho uri imbere uzi ko rwamukiri gutegereje cyangwa urutare rwa kamegere rugutegereje warangiza ugaseka guseka uri mu maboko atarayawe wambaye ipingu abapolisi babiri bahagaritse iyindi mirimo umucamanza nta zindi manza ari guca wowe ugaseka one ni ukutaha agaciro nyine aho hantu uri ni ukuvuga ngo kwicuza ntabyo ni ukumva ngo byose bizapasa uko nta cyahinduka nta romoro ufite ariko burya nabyo akenshi nabyo barabibara utagira romoro uticuza ugufashe wire kurubwire ubwire urukiko n'abaraho nta nubwo no gusaba umuhejo ntabwo ahangayikijwe nuko abanyarwanda bakeneye ubutabera ku byo yakoze ashaka ko haboneka ubucamanza agenda bivugira ahantu hihishe tubone agiye mageragere twumve ngo ni ibyo twumve basoma gusa ariko ntafite n'ubushake bwo kumva ko abanyarwanda bakeneye kumva ibyo bintu ngo tunamenye n'ibyamuteye nk'uko yaratangiye avuga ati nabahoye ko banteye sida ngo abisobanure neza uburyo yayitewe aho yayiterewe uburyo bose bayimuteye ibintu byose ntashaka ko ibyo arashaka ko bijya mu muhezo kandi wenda ashobora bibaye mu ruhame hari icyo byafasha hega nabo bakobwa bakajya bamenya nimero zibahamagara cyangwa abantu bakamenya gutarakinga umuntu uguhamagara umuntu ukubwira ngo moto nisigara aho wowe uze n'amaguru hari amasomo menshi byavamo nk'uriya mukobwa nubwo ntari kwemera neza 100% ariko yakubwiye ngo Kazungu yatutse umumotari kuri fone barayoba ahindura amazina ayo yose ni amakuru sosiyete ikeneye n'undi ejo bishobora kuba kuri mushiki wawe cyangwa bikaba ku mwana wanjye nawe agahamagarwa n'umuntu utagamije ineza ye ukamenya uko utarakinga umuntu utagamije ineza yawe ndabyibuka kera hari abantu abajura ba telefone babesikora yagutiraga telefone agashaka kujya kwitabira inyuma y'inzu numenye igihe yagendeye ibyo nuvuga ngo umuntu ukubwira ngo nuyaha kandi mutihagera ariko akubwira ngo yiveho muri make motari ntagera wowe uhagere wenyine numva rero harimo urujijo rwinshi cyane rw'irwijiji utapfa kumenya bizasaba imbaraga nyine ubushirane nabikubwiye nyine ko rwakaburanishijwe n'abacamanza barenze umwe nibura batatu hakabamo n'ugenda kontrola izo muvuma z'umubiri we kuki bavuga iki agaseka kuki bavuga ngo tubwire uko wariye umuntu agaseka urumva rero haba harimo ikindi kintu no kuburana utagaragaza romoro ngo utinye ubucamanza utinye abapolisi bakuri inyuma imyitwarire ya Kazungu itavugwaho rumwe wayisanisha n'ikintu wavuze uvuga ko dosiye ya Kazungu igomba kuzamo ubutabera rukigaragayemo abandi bantu oya ibizitwa ubutabera nyine ariko abantu baravugwa buri munsi ari uwamucitse ari uwo babanaga ari nyine ariko gusaba umuhezo kwe ni ukugira ngo nyine ahishire nabo kuko nabo bakwitaba mu muhezo kandi nyine nawe guhita yemera ibyaha ni ukuvuga ngo byitwe ibye wenyine ariko ntabwo bwaba rutabera bye wenyine abantu 14 ubakura mu kabari hari distance ya parcours kuva aho bakuye kugeza ubishe ugakora operation yo kugira gute yo kubaca Kazungu yize kwicisha ikaramu yiga gutaba yiga kurya abantu yiga kubaca ibice yize kubaga ari ibintu byinshi ugomba kubanza ukaba n'imikasi
umukasi se wowe wawuguha wabasha n'umwenda hari igihe ukunanira. Ubwo buryo bwose ubwo buhanga yabukuye hehe yabwizaga bijiki kwicisha ikaramu ukatagura umuntu ntabwo ari ukuvuga ngo yakataga ikizigira gutandukanya ibice by'umubiri w'umuntu. Ibyo byose rero urumva byagobye kujya hagaragara abantu bakabona ko simvuze ngo abantu turimo abeza n'ababi. Yego. Ndashima niwe ukunda kuvuga ati mu mabandi 1000 ntuzaburamo abavuga butumwa inyangamugayo 20. Ariko mu bavuga butumwa 1000 n'ubundi ntuzaburamo utubandi nka 30. Urumva? So societe dufite irimo abantu batandukanye. Ariko kugenda umenya uko abantu ukujajinga abantu utaribwa ntamenya kurinda my dear. Azaburanire mu ruhame abantu babibone noneho abantu bige kurinda kuko Kazungu yabibye abantu 14 bose. Noneho abantu babe bakwiga kurinda. Hari abantu babeskoro bajya bagenda mu mabutike akabwira umuntu ati ndashaka kira kintu kiri cyegereye prof kugira ngo nahindukira agiye kukiza nabe yamwiba telefone cyangwa amwiba amafaranga muri kontwari. Uwo bitarabaho arabyakira. Hari nabandi baza akakubwira ngo mpa amafaranga likide nyaguye kuri mobile money yarangiza akaguha message y'igicupuri. Ibyo byose bigenda iyo bivuzwe nibwo abantu bagenda bagira ute bakamenya kugira ute bakamenya kurinda. Ubushize nakubwiye umuntu wagiye hagarara muri butike akavuga amadosiye y'abantu bakomeye babanyamafaranga ariko we ntayafite yibitseho 5 zayinagi gusa. Yego. No kwikopesha byamunaniye kuko nta kizera hafitiwe. Ariko akahatinda abari inkuru zikomeye z'abantu bafite miliyari. Niko ugasanga none ibyo byose rero ukagenda ukabyegeranya ni nkuko nk'ubunaza ukumva se navuga ngo kira. Hari inkuru umuntu ashobora kuyibara live uko umureba n'ibyo avuga mu nkuru ye ukamenya niba ari ibyo yahimbye yabayemo none ugatangira kwibaza icyo agamije. Ni gute wakwinjira muri butike umuntu mutazi ugatangira kubara inkuru uti kamvuge ngo ikira ikisangani ugatangira ibya kisangani n'urugero ugatangira wenda uti YouTube channel zihemba ya naya ukava kuri ibyo ukabukanya ukabuvuza umuceri wa bisimati umera gutya basumati nawe ukareba uwo muntu biti. Yego. Biti ugatangira kugira impungenge. Iyo wamaze kumusoma niho hahandi udashobora kujya kuri toilette ngo ubusige muri butike ugahamagara umwana ukahamusiga cyangwa ugashaka undi ukamusiga cyangwa ukiyaranja hagasigara nka 5. Yego. Ibyo byose ni ibimenyetso rero bitagaragaye. Oya hari ubwo n'urugero nari ntanze. Hari nabandi bacuruza nijoro. Abateka butwe agacuruza inkweto z'imbusane ariko ukabona isoko rye arirema akijije gatangiye. Wayigura mu gitondo ugasanga ntazura ifite cyangwa ugasanga zose nizibumoso. Uwo rero iyo bamaze kubimenya ni gutangira kuvuga ati uyu muntu ucuruza cagwa y'ijoro abandi bacuruje ku manywa n'ibiti. Oya ibintu bitahuwe. Yes, nicyo shaka utaribwa ntamenya kuri. Ibuye ryagaragaye. Niyo mpamvu rero ubwibwe bwa societe nyarwanda bwakozwe na Kazungu ni bujye hanze noneho abantu bige kurinda ugira inama umuvandimwe ugira inama umwana wawe uti biba bimeze gutya urumva. Nuko nguko naho rero bitamenyekanye ubujura bwinshi hari ubukorwa numva ngo bw'abamotari abatwara basinze abajyana bakabajyana mu gico ariko hari ibimenyetso ushobora gupima ukavuga uyu muntu aho ari kunjyana siho namubwiye n'urugero. So rero na Kazungu ibye nibijya hagaragara hari amasomo bizaha abantu abanyarwanda muri rusange societe nyarwanda ariko n'inzego hari byo zizigiramo mu rwego rwo gukumira kuko pratikoma ngewe ntago mbivaho ntago mbitezukaho kumbwira ngo umuntu araje ahisemo inzu iri yonyine ahisemo kuyibamo wenyine ahisemo kutayikubura ahise nura mukobwa yavuze ngo mu nzu nta gitanda cyarimo nta kabati nta rugi ngo none akavuga ngo nabibikije ngo muri annexe ngo kuba ko ngo igitanda cyabaye kinini ku cyumba ngo noneho ngo umukobwa akavuga ngo noneho ngo azakigabanyisha gitanda kukigabanyisha ukumva hari ibyo byose uko bigenda biza nibwo umuntu agenda adekanta kuyungurura ukayungurura ukagira icyo ukuramo iradusi ikeneye kumenyekana ahubwo n'abashakashatsi n'abanditsi bagombye kuhaba ababikinamo filime abandikamo ibitabo abandikamo harimo angle nyinshi ibyaha bishyashya uko bikorwa uko abantu bashuka abandi urumva
uriya mukobwa avugamo na pasi wari umuntu wari umuhaye pasi utanga pasi agomba kuzagaragara nibyo bindi warubajije ngo bazabonekamo benshi bigomba kuba benshi nyine uwatanze pasi uwapanze ubukwe umumotari uwaranze ni benshi uvuga iki ku kijyanye n'imyirondoro nabonye itaravuzweho rumwe Karege yande ya Kazungu Deni ruva mu rukiko bavuze ko ari mwene uragiwe nayo na uwanyirigira ariko bamwe bakatise ibintu birangiriye aho niranga urukiko se biranga mimerere rye ni umwirondoro se ntiyawutanze muri ribu ntayigo yagombye gukora investigation niba iyo bigeze mu rukiko biba byaraciye kuri ribu bigaca kuri pariki ubwo abaye hari ibyo bitari byo yaba yarabibeshye izo nzego zibanza kandi nibaza ko yaranga muntu dutunga ha hantu nubwo ababyeyi b'umuntu baba batanditsemo cyangwa abana nibaza ko ha hantu inyuma hamwe Rutikanga nyakwigendera Imana imuhamano n'umugisha Rutikanga Ferdinand yajyaga baza dutunze iranga muntu yanditsemo ibintu tutazi ariko inzego zibifiteho access ntabwo rero wambwira ngo niba afite indanga muntu yanditse muri NIDA keretse yarazanye iranga muri tariyo ariko ntabwo ayo makosa inzego z'igihugu zagera benaho urumva habamo ikosa muri NIDA kuko bahaye iranga muntu utari nyirayo hanyuma ababyeyi n'izo nzego ari riba ari parike kuba bareba ngo ese koko niwe kandi inzego zigomba gukorana nta mpamvu zirahari niyo mpamvu burya iyo ngeyo mbonye ibintu bigize dufite inzego zihagije zifite imbaraga zifite abakozi zifite n'ibikoresho dufite laboratoire dufite iki ntabwo rero wambwira ngo umuntu yavuze ababyeyi batari bo keretse yarabavuze umunsi wo kuyifata cyangwa se nyuma yaho akaba yaragize uburyo afata iyindi ubwo byaba bivuga ko yinjirira inzego kandi ntabwo ndahangaha kugira ngo mvuge ko dufite inzego zinjirirwa aha ndumva ngo rero irangamuntu afite niba yarayihawe ambone di forme ariye ifoto ariye kuko irangamuntu dufite electronique ntabwo wakwishiriramo ifoto keretse barebye ifoto nabi ariko no kuba bajyana muri laboratoire bakareba ko iyo foto niba ariye bakareba niba ababyeyi yari abe oya normal usibye no kureba mu rukiko ngo babonye amazina kuri isaha ubundi parike yagombye kugeza iriya dosiye imbere y'umucamanza ni waba havuka n'igitanda yaryamyeho bakibonye niko bimeze ko muri vetting ise bikora uri gusaba akazi kukizo mbaraga kukizakorwa ku muntu uri gusaba akazi wagaragaje ubunyangamugayo agatsinda ibizami utazikora ku muntu w'umunyacyaha ariko ntabwo wajyanye dosiye ituzuye abo babyeyi bari hehe bahagana hehe bariho abariho ni bande ubu kana babaza atari uyu mwana mu mabyiruka ye byari bimeze bite gusiya nyete no yo nyete abakozi bakora nyete barahari haba kuri parike haba kuri ribu ntabwo wajyana dosiye ituzuye rero imbere y'umucamanza cyane cyane nk'iyo y'amazina ibintu byoroshye niyo wakora enquête isanzwe enquête sociale kubaza mu bantu ibyavugaga ko yize primaire hariya i Remera ukamenya yayize hava hehe yatahaga mu kihe gipangu ababyeyi be bari hehe ku kahe gasozi ukagenda ukamenya niba yararagiraga yitwaraga te mu bashumba bagenzi be n'urugero niba yaragiraga ku nkomati ku ivomo byagendaga bite ese abyiza ubu wasanga ari ibyo yiza ashaje nabwo ukamenya niki cyamuhinduye nibyo nakubwiraga kuva ngo yandujwe sida nubwo bavuze ko bapimye bagasanga ntayarwaye kare akajya gatokoza abantu byo ndabizi niho ushobora kubona umuntu yarahindutse wagiye wabo ugasanga mu mabyiruka yari umwana mwiza ariko nyuma yaho amenyeye ko ubwonko burahinduka ibyo birashoboka ariko ugomba kubishaka ntabwo buriya n'umucamanza yemerewe gukora iyindi investigation nawe umucamanza nawe hari aho ashobora kugera akavuga mu bibe bihagaze twongere dushake ibyo ribi itabonye ibyo pariki itabonye n'umucamanza yemerewe kuba yabishaka kera twagiraga magistrature debout na magistrature assise hari abajya kuri tera ubwo rero ntago icyo wari uvuze cyo kuvuga ngo imyirondoro y'ababyeyi be twabibaza abakoze iperereza na NIDA itanga amarangamuntu kandi izo nzego ndazizera yego Karege wavuga iki ku kijyanye Kazungu aravuga ati nemera ibyaha byose kandi mu mizi uravuga ati Kazungu gutanga ubutabera nuko yazaga detaya byose buri kimwe akavuga uko cyagenze nabo bafatanyije n'abakigizemo uruhare ukurikije imyitwarire ya Kazungu mu mizi witeze ko ari umuntu uzatanga detaye ntabwo nabimenya ariko bizaterwa n'uzimusaba umucamanza nazimusaba azazitanga ariko ashobora no kwimana amakuru kuko n'ubundi igihano cy'uwishe umwe n'icy'uwishe 14 kirangana ibyo nabyo ashobora gutsimbarara aho ngaho
ariko ikintu kibabaza nyine ngiye ku bwanjye personnellement ikimbabaza ni kuriya niriya humeur yo kutagira icyarogereta 14 ugaseka ugaseka kandi umwana anyara ku buriri agasohoka ameze gutya afite ubwoba bw'ababyeyi ari ukunyara ku buriri gusa amatora bazayanika wishe 14 uracyaseka araseka hagenze ndabona biragoye nta kuntu reka da kwicuza wapi gusaba imbabazi wapi abafitanye isano nabo yishe arababona agashaka kubasumira aho kuba yagira ati nsabye imbabazi ako kajeste ntako aha iradoze irarenze saba investigateur b'ibyiciro byinshi abinvestigatinga par kuvugana baka-investigating amagambo akoresheje aba-investigatinga psychologically uko ari kwitwara aba-investigatinga amarangamutima bagahuriza hamwe n'ikipe yagombye kuba ikipe nini ikurikirana nakura guseka ubwacyo hari icyo bivuga imbere y'urukiko nuko ariko yasetse yasohotse ariko kuriya kubwira umucamanza gucunga izamu ryawe ubwabyo n'ejo yarasetse nabibonye yaraseka cyane kabisa abonye abantu buzuye nkuvuga ati aba bose buri nge baje kureba tu urumva ntabwo azi uburemere bw'icyaha yakoze ubundi njye ku bwanjye buriya igihe ari buburane nari nifuje ngo ajye aburanira mu Busanza urumva nasaba ko za megafone zimwe zihamagara umuganda n'inteko y'abaturage zahamagara ati muze tujye mu rubanza rwa Kazungu niko bimeze akagari kose butike zigafunga niko byagombye kugira ariko we ararebe urumva mu Kagarama na Busanza hari distance urumva hari n'abavuye Rurindo n'abavuye hehe ariko arababonye araseka ati aho bose buri nge baje kureba nese ubwo biza kubera mu Busanza noneho umurenge wa Kanombe wose ugahamagara abandera ba Masaka bakaza abagahanga ariko siko ya ni ibintu n'ukwerekana ko yabayaciye amazi erezuma nuko igihano kimutegereje ari cyo cyanyuma mu Rwanda ariko ubundi yitwaye kuri yarafite nk'icya 15 iriya myitwarire yagenda ikizamura kubwira umucamanza ngo cunga izamu ryawe kuriya guseka kuriya kwitwara kose byagenda bizamura ariko ikimutegereje nicyo cyanyuma mu Rwanda ariko niyo kitaba ngewe nuko ntago wahindura amategeko kandi ndavuga bisanzwe byo kwisesengurira ngewe na prefera ko atanga amakuru yose uryumva yose adaciye iruhande noneho wenda niyo burundu bakayoroshya afazari ariko amategeko ntago biteganya ntago ariko icy'ingenzi n'amakuru amuvamo kurusha imyaka azamara mageragere imyaka ze yungurane ku bantu 14 niba uriya mwana Jean Paul yavugishije akubwira ngo Françoise yari afite abana babiri yarafashije umuryango we yarihiraga abarumuna be akarira n'abana be nese burundu ya Kazungu imageragere izarihira uwo mwana nese uwo mwana natishuri siwe tuzabona mu muhanda none se ubwo abo barumuna buriya barihirwaga na Françoise nibagiye kubujya mu muhanda nabo ejo bundi Kazungu mushyashya kazaba aribo ajya kukurura bari kwiga bakabasha kwitunga nese ibyo byose mageragere burundu ya mageragere yabiriha nuko rero nge ndibaza ko amakuru atanze amakuru nyayo byaruta niyo burundu yakoroshywa yagumaho ariko nawe agakira nawe akumva aruhutse ariko urabona ko aracyaba abona ko ibyo yakoze ari bisanzwe niko mbibona nkurikije kare gaseko ke biragoye ni dosi igoye kuyivugaho Kazungu reka ne kumutindaho cyane ahubwo nsoreze kuri aka kantu nabonye kuri wa mugabo mu minsi yashize wahitinze witwa umutware w'abakono Kazoza ko nabonye hamerewe nabi etsi Kazoza limited ngo yarambuye abaturage bagera mu 190 yego nabyumvise nabyo gacuba ya kabiri ndanahaze we yarafite isoko mu burengerazuba gacuba ni muri Rubavu ya se no Kazoza ntabwo nzi aho ari sinamuzi ariko
icyo nzi cyo nawe ntago yamera nka kazungu ngo aseke. Yego. Nzi ko kazoza umushyize imbere y'abantu ukamubwira uti uremera ko uri umutware w'abakono, nibaza ko yahita bihakana kuko aho bimugeze yaba hazi. None bigeze naho nabihanganiraga ko atinda kubishyura bajemo mewi bari gushyira hanze. Ariko numvisha ari n'abandi siwe wambuwe wenyine. Numvise umurenge wa Kirehe ngo hari n'abandi abadamu bakubura umuhanda hagati y'umurenge wa Kirehe na Gatore, nabo ngo bamaze amezi 3 badahembwa. Nabo bagiye mu itangazamakuru ariko ntago bikaze cyane, ntago bagiye kuri Twitter. Ariko Kazoza mu buzima busanzwe bwa mugani wa Rwema buriya karamfashije. Nta rwiyemezamirimo n'umwe ugira shansiye utararanyiriza abakozi. Ntashobora kumara umwaka atabuze na rimwe araranyiriza abakozi. Kubera iki? Arapima ku munzane eida amafaranga hari nayo kugura ibikoresho cyangwa se ntarishyurwa. Impamvu zishobora gutuma uraranyiriza abagukoreye ni nyinshi. Iki kiganiro ndakivuze uzacyumva amaze imyaka 5 ari rwiyemezamirimo akaba atararanyiriza umukozi, azambwire nzamusaba imbabazi. Yego. Tuve no kuba rwiyemezamirimo abakoresha basanzwe baba prive. Erega na leta ari bwiraranye. Sibyo? Ariko na prive ibitangaza ibigo by'itangazamakuru yararanye bigatinda. Urabyumva? So gutinda kwishyura uwagukoreye ntabwo ari byiza, ariko bishobora kubaho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, ku bushake bwa nyiri company cyangwa se ku bushake bwa environment imwantuye imukikije. Kuko ubwo ndavugamo abakozi bamwibye, ndavugamo uwo yapatani uwamuhaye ikiraka utinda kumwishyura, ubwo ndavugamo banke bakorana yatinze kurekura amafaranga, ndavugamo uwo afata ibikoresho supplier uzamura ibiciro. Impamvu zishobora kuba zatuma utinda kwishyura uwagukoreye ni nyinshi. Ariko kuri Kazoza bifata indi sura n'umubare w'abantu ni iki. So nibaza ko ntago mvugira Kazoza, ntago ndimo yarabereye umutware. Abakono ntacyo mpfa nabo, nta nicyo mpfana nabo. Ariko vraiment amezi abaye agiye kuba 3 inkuru ari abakono, inkuru ari Kazoza. Nibaza ko hakabaye igihe cyo kuba twagira kubarekura se kubababarira, tukabaha amahwemo, tukabakira muri societe, ko nta societe itabama abakosa. Niko bimeze. Rwese ngire nti kuko niko urumva twaravuze turavuga bavanywe mu kazi tugira gute, none tugeze naho ku mashanti ya Kazoza hose tugezeyo. Kandi ubusanzwe yarabararanyirizaga bagategereza ko abishyura batagiye mu itangazamakuru. Mbese tufasi kubera ibibazo arimo babishyize hanze. Ntekereza ko ari imbaraga yari afite, wenda babona zaramanutse kavuga ati noneho igihe cyo kuvuga kirageze. None se mbere yabashyiragaho igitutu cyangwa kuraranyiriza umuntu igitinyiro se kirabo cyatuma utavuga. Nanjye hari utaranyishyura umaze nk'amezi angahe. Kuba watinda kwishyura umuntu nyuma niba byarigeze kubaho, navuze ngo nta rwiyemezamirimo n'umwe uramara imyaka 5 atagize kayo kuraranyiriza abamukoreye. Niba na Kazoza yarabikoraga kera atari imikwa butware ko tutabyumvaga, bikaba bitangiye kujya agaragara aho yimikiwe butware. Ibyo nibyo mba mbivuga nzi neza ko bishobora kumvikana nabi, ariko no gukosora societe. Ntabwo umuntu kuba ko yatangiye kuvugwaho ibibazo ariho kugira ngo nicyo wari waramwihanganeho mwiza wo guhita umuntu amuponda. Oya rwose ejo ushaka kujya kumva bavuze aho yibye, nayo ikubwiye ko araho numvise ngo yahoze ariko ntabore wa commune irashya ntiyerekana ibice by'inote cyangwa se ntiyerekana na dukeya. Ibyo ni ibivugwa. Ejo uzajya kumva wumva bati yari yarambuye hanaha, yambuye iyi banke, yambuye muri aka kabari, yabyaranye n'uyu mugore atumwana. Ibintu nk'ibyo ntago byagombye kuba muri societe. Tubivuga inuza umuntu yigeze yaravuye kuhira ariho umunyu, nuko afite umunyu, yisize umunyu, mbese yahoze mu munyu. Impyisi iramwirukankana, yagiye atabaza ahamagara ati muntu abare mwitabara kuko nindyana n'uyu munyu iramenya ko mwese muryoshye ibamare. Ibi ndi kuvuga nuko Kazoza mu bibazo yaba arimo, yaba yarabyiteje cyangwa atarabyiteje, ariko ni umunyarwanda, ni umuntu agomba kugaruka muri societe. N'abari muri iriya nama bose n'abakono n'abacu, sibyo se nabacu kuko natwe ejo twagwa mu bisa nabyo. Ntabwo ari ruswa ndi gutanga.
ariko aho wawe waguye uterera utwatsi ntago ari isaha rwose ntago ari igihe cyo twasubira mu cyo kubamerera nabi tuzana utundi rwose uwihanganiye ko amuraranyiriza muri 2020 2019 2018 n'uyu wa 2023 ntihangane impamvu zatumye atinda kubishyura nizivaho azabishyura ubwo bishatse kuvuga ngo niba havuze Rubavu ntabwo ari Rubavu yonyine hari indi niba ari Vision Hwati muri Musanze nayo numvise abana bagera muri magana 300 ngo batangaga 20,000 ngo bazahabwa akazi bikavuga ko iyo company nayo yabari yakazoza please nibarekera uwambuwe n'uwazi ntatingata nabacu ari kazoza ari abamwimitse ari abandi aho bari hose nabacu tubakire tubereke ko tubarusha hari ibyo tubarusha bagaruke mu murongo nkuko babisabwe ariko naho kubahoza gutya urakandagira umukono hari umugani wavuze harya ngo utaze kagize gute ngo donc urabona babaye inkuru cyane bigeraho baba urumva umunsi ukuntu babyinaga urabona Gatabazi mu mushanana mu Kinigi hoteli ihenze umunsi mukuru bambaye amakote wari umunsi mukuru none umunsi mukuru uvuyemo ibibazo ariko noneho nyuma y'ibibazo bigiye kujya hasi noneho oya at least biragarukira bagaruke mu murongo naho ubundi twakwira turuva ahubwo twaraba discriminarije twaraba stigmatije yakwinjira mu kabari wari usanzwe umuzi wavuga uti aryo wagiye muri yana matereka reka urasigara mu kabari wenyine ibazira ako nakato ntabwo bikwiye reka tugerageze ndabivuze n'undi yabivuga tubadohorere kuko n'undi wese byamubaho icyo bakoze ntago njisifi ibyo bakoze ko ntago mbihesha bitagativuje oya ariko ni abantu natwe turi abantu reka nsoze dusa nk'abagira wenda isomo cyangwa se wenda mbere ko tujya ku isomo kuri ishu ya Kazungu twahereyeho ku munsi w'ejo urukiko rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo nyamara mu byo watangaje uravuze uti byakabaye byiza Kazungu aburanishijwe vuba ibintu bikihuta 30 jours ntabwo bwaba ari ubwa mbere twumvise zirenze ku bantu kuko ari n'abamara imyaka 2 ariko biterwa n'ikizuma ziti nuko arabo zirenga impamvu yatumye zitangwa idahari ubundi niba zitangwa ngo haracyakorwa iperereza iyo ni pariki umucamanza nyuma y'iminsi 30 yagumye kubaza umushinjacyaha ngo mu minsi 30 wabonye iki gishya yakibura akaburanisha none se umuntu aragenda akamara iminsi 30 renouvelable inshuro 6 umushinjacyaha wasabye za tarani akaza nta kintu gishya azanye muri dossier kwandi batisi ko byagenzera umwana witwa TITI Brown muri fair trial ubutabera sinzi ukuntu nabyita butabera ntabwo umushinjacyaha yagombye gusaba iminsi 30 gusabira ukurikiranyweho icyaha iminsi 30 ntacyo agiye gushaka koko niba rero nagenda gishake koko ntakibura azabwira umucamanza yongere yubure dossier avuze ati narabibuze ni mugendere ku byamaze kuboneka ariko hari abo tujya twumva agakubita amezi 3 4 5 ari umwana manize iminsi mitaza bakuru se namazi bibaye justice mon cher bibaye justice amweke wenda parike nayo yabifite amategeko ayirengera asobanura ati wenda twarabibuze turakomeza ese ukomeza gushaka icyo wabuze kugeza ryari mu gihe haba ari umuntu uri kuborera muri gereza kandi principe ari ukuvuga ko umuntu aburana ari libre ataburana afunzwe niba wakibuze waje ukabwira umucamanza uti rucuhereye kubyo naguhaye ariko uragenda umara amezi 3 nugarukuza n'ubusa habaye justice umucamanza yakabajije umushinjacyaha ngo ko wasabye iminsi 30 uzanye iki ko 30 yabaye amezi 2 3 4 muri aya 4 wazanyemo iki ariko nanone nuko iyo ahamwe n'icyaha imyaka mukatiye bahera kuri yayindi yamazemo ariko yakatiwe munsi arihombera aho rero niho ntabwo bari ubutabera watesheje umuntu umwanya aturugo atumuryango amaze umwaka ahantu warangiza utigenda ntacyo tugikukurikiranaho uyu mwana witwa TITI Brown amaze 2 bashadrake barayirengeje bashadrake ibyo ni bisanzwe ubwo nizo principe ibyo ntacyo wabihindura kuko ntagiye tutabivuga benshi ariko ababa babizi iyo uzi igihano giteganyirijwe ibyo ukekwaho
nk'uyu mutipe wa drone harya buriya yagomba kuba ingahe. Donc iyo uzi voilà iyo uzi igihano giteganijwe icyaha ukekwaho, iyo ukimazemo ugomba gutangira uvuga uti n'ubundi kimpamye ntiyarengiye. Ndabyibuka byabaye muri ya case ya hari case yibagiranye mu itangazamakuru twacecetsemo gake. Hari case yigeze kuvugamo umupadiri bavugaga ngo ni mwene Rucago wabaga i Rwamagana. Yego. Iriya yaje kurangira arekuwe, harimo abantu b'abavoka, ariko umwavoka wari urimo yaravuze ati ibi bintu nkurikije iki cyaha muri kunkekaho kimpamye nahanishwa umwaka, so nawumaze please. Urumva we ari defanda usanzwe defanda abandi bantu. Iyo utabizi ni nk'ibyo byose rero titi wo ntago munsi by the way ni iki yakoze cyahanishwa imyaka ingahe kucyamaze iyo ngiyo. Yaho rero niho we kese we ni viole. Viole ni 25 gusubiza hejuru. Yego. Ubwo rero nabagize kuko imuhamye bakamukatira 25 bazavanaho iyo ngiye yamaze. Icyo cyo kiraremereye. Ariko zabye no kurumva ntago najya kubisobanura siniza amategeko byanye no gutera imetero bisanzwe. Ariko niba ubutabera butangwa mu izina rya rubanda, umucamanza akaruca mu izina rya rubanda, ntago bifatwa ko ari we wakurenganije. Ubwo rero iyo ubaye umwere bakavuga ngo genda mu buzima busanzwe, ugenda uhera zero. Niba ari butike wari ufite ntago wayisiga ngo imara imyaka 3 ikiraho. Ibihombo wagizemo byose ubwo mu mahame abaza amategeko bazi uburyo babisobanura ko ntawe wabibaza. Ariko ntibyagombye watesheje umuntu umwanya. Ariko igishoboka kibaho iyo ari umuntu wakureze, ushobora kuba wakurikirana uwafashe ya mbere mu kukurega ukavuga uti dore kumbeshyira ko yaho byangejeje. Kuko nari bwigeze gutanga itangazo nko mu kwezi kwa 5 ivuga ko donc kubeshyera umuntu bihanirwa. Byakabaye rero ubundi bibaye kuri niba barayitaga la loi d'Italien dans pour dans et pour eux. Byakabaye bivuga ngo aho washaka kumushyira ari wuhaye ijisho rihorerwa irindi. Byakabaye bivuga ngo aho washaka kumushyira niho ugomba kubura nawe uhajye. Ariko abantu nyine turi abantu, ugize imana uvuye hari ahantu wambuye uriya mwenda uraza ugatangira bushyashya mayidea. Ntawe ndabona ugerageza na Mugabe yize amategeko. Nakareka uraza ukarekera nyine. Abantu bose bahita bakubwira ngo wamureze kabati. Hanyuma se uburanisha ninde? Umurege se uwagukatiye ko n'ubundi ari urakuburanisha uzi anukorera. Nibyo rero ubwo niba ngo ni Titi Kamara Titi Brown harya ni umubyinnyi. Ariko tonto we se ntibyari viole hari. Tonto we byari viole. Ariko yo yararekuwe. Wana Titi ni wamenye. Ibyo ni ibintu bibaho hano, ariko ntabwo ari societe nziza by the way. Societe ibeshyerana ntabwo bari nziza. Ahubwo nubireba akarebera agashyigikira amenye ngo biri bitaba kuri we bizaba ku muvandimwe. Kuri iyi case yatitiwe nuko numva isazamo n'ikindi kintu gisa nk'ari umwihariko bavuga bati hari abantu babikizemo kuboko imbaraga. Kubyina kwese byari bitwaye iki bandi? Nyine abafite icyo bapfana n'umukobwa. Mu victim. Bakavuga ko ari amazina manini ariko nta wabihamya. Ariko amazina manini ntabwo abereho gupyinagaza amatoya nabyo. Ubunini bw'umuntu se niki? Uzabaza Antoine Rutayisire, uzashaka ikiganiro uvugane na Antoine Rutayisire. Ntabwo ubunini bw'umuntu ari amafaranga, ntabwo ari konte, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari umwanya, ntabwo ari ugupyinagaza abandi. Ubunini bw'umuntu ni ugufasha abandi kubaho neza. Ntabwo ubunini bw'umuntu ari ugufungisha umubare w'abantu benshi. Ntabwo ubunini bw'umuntu ari ugutuma benshi bahunga. Ntabwo ubunini bw'umuntu ari ugukenesha benshi. Oya, uba munini kuba ko ushobora kuba warazanye ivomo muri quartier abantu uba munini kubera ko ushobora kuba wagera ku ishuri abana barabuze isukari ukavuga uti mbahaye ikiro jana cy'isukari mushyire muhabana mugaburira abana. Amajyora sinzi abantu b'ikigeni niba bayazi za ruro za uniform mudodeshereza abana batafite uniform. Ubwo nibwo bunini en principe. Ibindi ni ukudevia. Umuntu nyamuntu ubunini bwe iruhande rwe iyo umuhamagaye abamuzi nyuma ni bande, abo yagiriye neza, abo yafashije kubaho. Ubwo nibwo bunini bwe. None se abo yafungishije bamuzi nyuma.
ushobora kumubona ahagaze hariya wenyine rero hari umuntu bajyaga bavuga ngo wajyaga ajya gutabara ntahikoze agatanga igiceri urumva yamvura buri gihe iyo nakagiye gushyingura imvura iragwa urumva nawe yapfushije umwana abantu bazanye ibiceri ikiro kiburu kijyaho ariko mu gihe reka nkuya kandi kagero kanyuma kagaragaza ubunini bw'umuntu kuvuga ngo amazina manini ntabwo ibyo ari byo vraiment tuzabyature tubivuge wenda bizageraho bihinduke society igira abantu bazima tugeze kera nyikorera ibyumba umuntu mushiti wanjye wakoraga akazi karinganiye w'umusarariye yabatirishije umwana aradutumira urugo ruruzura ubwo agakese yaguraga ubukese butanu bugashira agatumiza ubundi iruhande hari undi mugabo w'umucuruzi ufite amafuso amadayihatsu yabazi ibimasa bibiri azana fuso yuzuye inzoga yohereza kwa steri gupakira abaza kuzinywa bandi ba kwa steri bamaze kuzinywa barataha inyama ntibazimaze inzoga ntibazimaze babyumva twahuye hashize nk'iminsi 3 Burarirwa uri kumusaba amakese akaza imodoka yo gupakira mayibobo mu mujyi ngo zijye kunywa ya makese izanzoga abona amakese mu gihe twebwe aho twari turi ikiro cyari kiryoshye ubukese tubumyanguza ko kanya bakazana ubundi umunini ni uwuhe muri abo umunini ni ufite abantu wansezere nkataha tujye tubivuga abantu babyumve ntago ubunini bw'umuntu bugaragarira mu bo yagiriye nabi mu bo yahombeje ubunini bw'umuntu ni bugaragarira mu bikorwa bye mu bo yakoreye neza ntago ari umubare wabo wagambaniye my dear oya wubatse akadugudu uharuje agahanda uzanye utwo tuzi uzanye amashanyarazi ibyo ni bwo bunini bwawe yego ibyo nawo kuvuga ngo gufungishije umwana wari ukijya mbere ubuse Karege wagushimira ntabwo yabagiye kure y'ukuri rwose urakoze kandi kurekura akuka kari kageze kure asante sana